zaje mwikamya ari primusi bigabanya ibirahura ari batatu batandatu bamwafata aburwagwa barahomba ndabura bampiga bagomba guhomba bakaturika Ntamabyari ni weho urabona harundi mpese ubundabunda mu bihuru kandi nari nje gufata irembi wawe undafata irembi ubundabunda mu bihuru guca kamusubiza tureba ninde wakubwiye ko nge nafata irembo ryanjye nkariho igikeri nkawe igikeri kibi ahubwo nta nuguru n'umutuburi mu kwa nyamabondo nyamabondo ninde ayo makuru haro wayakuye kubona ibyo naguhembo reka nze nkwereke hari n'ikindi hari n'agandi makuru dafite kegeze hari cutazi bura mu rugo umudugudu uribora konguke wewe uri imari kaburiye cutazi ubu nagufata nkakujana nkakugaragaza none amafaranga 500 bari gutanga ukareba ko naragaye gukana konguke amafaranga yake kukubona ntuguhigwa se ari bari kubushakisha hasi kubura hejuru ariko sabireka nkubwire wenda kuvuga no gutaruka se bize ko ushaka ko muko wanje urumva je no mubyariro ndebe uko sibyo ubu tuvugana ninde muntu washakisha avuga ngo aratanga 500 kandi njyewe niziritse miliyoni 40 usibye kuri kote none no kumufuka nyafiteho miliyoni 40 ku buryo wambwiye ngo bikine biki urakagiraga usereka ngo wabonye mukire wicara mu gashyamba arimo kwihemba ahubwo wowe ndagusabye ngire ibanga ntugire umuntu ubwira ngo nta mabyariro ngo namo ahubwo menyera umuntu urimo kumpeka none ayo mafaranga barimo gutanga 500 ndayagukubita gukubita ikibanza guhe n'umugore wawe ubundi mbere umukwe ufite fate kabilite sho mbese reko nje ko kazi nanagakora da nakakora nakajamo je nagenda nga pereza ngashaka makuru nkaza nkakumenyesha nkakubwira ukuntu ibintu bihagaze ariko se ubundi reka nko sibwo bwa mbere wabona umuntu w'umukire we agize uza nje mba naje kwifatira agashyamba urumva mba naje kwifatira agashyamba mu kayaga kanje niyo mpamvu rero nkubwira ngo giwe nifata neza mu buryo bushoboka kuko se hano habaga akayaga kandi bagahashize muri 90 nuko rero mu kwanje hano 90 nubu karacabamo uraza ugashikire kabaga gari noneho ahubwo wegenda umenyera amakuru nyayo numara kuyabona uhita uzumbwire noneho uzana igicupa nk'iki urasanga ahangaha nje gusanga nakuburitse ntawe usoma inzoga nka nyirayo urumva wowe nuramukuje uzanye amakuru meza uzana igicupa nk'iki nguhembe tubiganireho ariko umuyobye ntacu reka nje mbigukurikiranire uri hano ahangaha se nafa ranje hari igihe kimwe navuze reka mfata akayaga gashira mu gashamba gake nindagira ariko nta hari buntu byari bigize cyane ndaje ni nko kubanguka ni nkaho oya ahubwo wowe kora uko ushoboye kose usange hano ni nkaho misengaruka sawa Okay, nkwezere ndaguma hanga kubanguka. Ndaje mukuza ni nkaho ngarutse. Twani nkuba ndagukeza. Kwengegera nayizera.
amacinyasi kandi nago gatangiye kunciha kino gihera ibivuna muheto nabyo ni inyana neza yowe Rezi kuzuru gushinyika ubaye iki nukurura umuntu mwiza ubyutse umperekera akamenyo sigiye kukubeshya ubwo sibyo nibyo biri gutuma ushinyika ariko wa mugabo we koko ugendana ibisimba mu myenda koko je ubonye mfite ibisimba uzi kutejeje isoni umudugudu kuki utagira isuku amafaranga ukorera uyashyira hehe ariko sico gisimba nk'ubu ngubu koko kinari mu wakikurisha nikurisha dore wabyara we wadata we tandisha izo mbaraga zawe surazindisha urabona zanshobora urareba ugasanga ngewe rwose nafite isuku ahubwo ndibaza impamvu badatumiza umuganda ngo bazabe bari we bakoraho umuganda bagukoreraho umuganda ariko rero mvane hago magambo bitu komera bitesha siko numva muri guterana imijugujugu y'amagambo gumerekera urwo rugambo rwanyu rya saho nyine waretse tugafatana bikaje iyo biraja yaraba we nasungu habuze umukuru muri mwebwe usuzugura ndakigendera have sika nawe widuhangara ngo twubahuke uburu kubona muri twe hari nta muntu mukuru urimo mukomeze mucyocyorana undi se ko mbona muri urungano uri yego sha baga usigaye ufite ubwenge sha urasubiza guco no mu ishuri singaho nguko kasi umwuzukuru wawe dore nawe akurushije ubwenge wararindagiye arega katsindwe n'Imana ni wowe warusha ubwenge wowe warugeze mu kigero nk'iki none we ndindageraho ko kimeze ariko amaherezo sha nayubusa baba we tugenda katsindwe n'uhoraho komeza ukoze isoni umudugudu ye baba we ewe mukomere cyane Baronsa yewe nsabe rwose rero Mana yo mwijuru niko kuraherutse utamuvuga ntabwo ntiwanywaga inzoga pe usigaye unywa ibikino naho nanywa inzoga nanjye niko mbizi ni ibyishimo mfite ibyishimo ibyishimo mfite ibyishimo byinshi cyane yo mwijuru wakubwira ibyishimo kuntu biri kundenga umutima gukagurumana ntaho wabyumva reka da ndanezerewe umutima guguwe neza Mana yo mwijuru none se ngaho mbwira ubu wanejejwe n'iki bo kukijanye n'ibinejeje hajya yego amafaranga mwashizeho go gufata njyama nzindutse bura gageze kurangaye amafaranga ariyo gufata njyama nzindutse ngo tujye kumufunga kubera ibintu yakoze dore nkubwire amafaranga harira garahari uriya mugore yatuburiye dore yagurishije umurimo utari wenyine yahere ku 200 arambwira ati muyobo komeza ukoresha uko ushoboye ushyira abakomisiyoneri ati amafaranga none undi yatanga ari 500 500 bifunze ubu tuvugana none yampamagaye mu gitondo arambwira ati rwose mutekano shaka nabandi njyama nzindutse mu muhige mukoresha uko mushoboye ngenda ba 1.1 n'igice ubu tuvugana 1.1 n'igice ari kuyitanga ufata njyama nzindutse ubu none ni yarimo gutanga agondagaye gukanye rero yegukanye guteze hari ubonye je mbwira nje kumukwendera sa nibyo uvugishije ukuri akoze ndi kurenda kukubesha kugira ngo bigende gute ese hari ikibazo ariko ndi mu kazi twamufata da oya ariko nayo mafaranga nanje nari nshaka kuvuga guca amafaranga amafaranga iteka ryose amafaranga kabaga kagize dore amafaranga ugira ikibazo bigira ubwoba ngiye nk'umuyobozi umva umutekano hano mu gihe ubwanyu byo urayakwihera ntacu uramugura ari yampa rwose bitinyago kwino hano uzahana ari se bitese mukobwa musawa Gasatsi umeze gutese ese neza murakomeye ndakomeye ariko ndabona izuba ryabyutse ryatse rwose yakambije rwose agahanga izuba rireza ahantu hose ni hari iwacu ariko n'igihe cyaryo urabona ko n'imyaka yeze do simba biri kwera turi mu minsi imbere turadutangiye guhura
murabakire cyane du ubu nta butaka bwa nurira cyakwangiye iki cyaro cyanyu rero ndagikunda Ahantu hera na imva wazaje kwatura se ahubwo munshakira inzu amaye inzu zirahari da inzu zirahari rwose ahantu urambonera iwacu iri i Kigali usanga tuba mu kavuyo tuba mu biki ewana ariko hano bawumva akayaga urabibite se n'amashyamba noneho rero wabona n'ikigabo cyiza nkawe kibaje Umukobwa wese mwiza bwaye ko imyaka njyanye imyaka irangiranye rwose ndashaje kiretse kera nkiri umusore ariko uziko nta muntu wire uziko ni mwiza umva uri kibajo uri oya natazagira umuntu kubona nkora wa mwana we dore ndakuze ntago ari byiza ko umuntu ankoraho ntago bigaragara neza naho ujya usirimuka wanda ku muntu umusirimu da ntago wajya kandi ufite kabari hano muri quartier hari undi muntu ugafite ese uko nyamuneka atagira umuntu reka nkureba kano kana ariko ntago ari byiza buretse n'ukuri ntago bigaragara neza nese Gasatsi we oya nyine ndakumva nese ko mbona uri kugenda uri murerekezayo hari umugabo bita Gasana hari indimo amafaranga ngiye kwishyuza none nimbyukiye kugira ngo atancika kura kugenda kare okay none se waguherekeza ari ikibazo oya ntago amerekeze ntago bikunda kuko ngiye mu rugo rw'abandi umva nkubwire bazi ngiye ndifuza kugusura byibura kugusura ari ikibazo biyo cyo mukobwa cyo nsura se ngenda gize ibyago nese hasurwa bagize ibyago gusa nshaka kuzagusura tukaganira umva mbwira mukobwa oya sinjya nkunda abakobwa banyishanutsaho reka oya genda bye kigabo uretse ibyo uri kunyegiraho ninjye nawe sha nabundi nje ndebaga nk'injome aya mafaranga ndayaguharwa wayemeze bemeye ko tuyatanga ariko mudugu yego hari ibibazo numvishe ibibazo se bimeze gute kandi nginaha hari umuntu ushaka gushinga idini oya ibyo idini se ubihure n'akazi tujemo tuje gushaka ntamabyariro urumva ari amafaranga barayemeye uyafate ibyo bindi by'amadini nibiki ibyo turaza kubiganira ariko urama makuru buriya nje mbaga ndi kwanga ko hari uwantanga na business kazi ubwo ntamabyariro ari muri ishyamba ariko zataba mwiri shamba rihe nje nakubwe ndebaga nk'ijime amafaranga barayemeye urumva niye nk'umuyobozi nijye ubwangira yakwizera noneho abo ndagakorera ako tuvuge buhoro uya ntabyo kuvuga buhoro nezi ko ari ibintu twavuganyeho nje nawe tujye kumufata nyereke gusa nkwerekesha hey Jamanzi mbuse ahangaha umubonye he uyu mugabo ubwo ibintu yabagize ntabigize ako nsa yaragize none kankubaze usigaye unywa itabi usigaye unywa inzoga uri kunywa ibiki muri iyi minsi koko nese umurebesheje iki amaso g'inyuma ntawe uzizi ko umuntu agagiraga usigaye uri igicucu neza amaso y'inyuma hano urusoni ari uri no kureba hasi ese yabarushishe isi dore wabaye iki koko ako nsa kankubaze umva amahirwe ugira nuko wasanze mu gitondo nasenze mba nkufasha nkakuvunagura njije gusa kanyinisha ugakinisha umuyobozi ukaza umbeshya nta n'urusoni ufite mbuze n'icyo mvuga ko rero nanje buriya mbaye nk'injiji kwizera nta mabyariro nizeye serivisi dukoranaga ku buryo nje namwizeye anyinya gake hari gisesi ariko ninje wabaye injiji nta mabyariro nta bintu nkoranaga nawe